ikindi ukavuga uti se umukristo ko hasenga ese koko kuki yakora ikintu nka kiriya? Buriya gusenga na Yesu ari hano kuri iyi si yajyaga abwira abantu kubabarirana bikanga, abenshi byarabananiye. Buriya imbabazi ni ikintu gikomeye cyane. Hari igihe umuntu ushobora kumusaba imbabazi ariko inzika cyangwa se ni erega burya hari n'umuntu usaba imbabazi ariko ukabona ntiyihana, akakubwira ati mbabarira yenda kuko atageze ku ntego y'icyo yashakaga kugeraho, agahita arambura amaboko akavuga ati mbabarira ntabwo nzasubira, ariko wanagenzura ukabona aracyafite ka gatima ko kugira gute ko gukora ya mabi. Rero nk'umuyobozi buriya nawe aba afite umutima nama we, ushobora kuba yenda atayobowe n'umwuka wera ariko yobowe n'ibitekerezo. Rega burya abantu bayoborwa hari imyuka itatu iyobora abantu. Wa mbere ni umwuka wera. Iyo umuntu yayobowe n'umwuka wera akora neza, ibintu akoze rwose bishimwa n'Imana, bishimwa n'abantu, bishimwa ahantu hose. Kabiri ni umwuka w'umuntu bwe, umuntu agira umutima nama, yenda n'Imana itagize gute itamubwiye ngo kora gutyo, ugasanga ubwe yifatiye icyemezo. Buriya abantu nabo bazi gufata ibyemezo kandi Imana ikabyemera. Ashobora rero gufata icyemezo akoresheje umutima nama we. Hari undi mwuka wa gatatu rero ukoresha abantu witwa umwuka wa Satani. Rero birashoboka ko yenda yakoresha umutima nama cyangwa se n'undi mwuka, ariko baza atari umwuka wera. Umwuka wera ntibakubwira ngo hano uri umuntu mu ndege umwice, ntabwo ari umwuka wera waba yabikoze. Ariko hamwe b'abashumba, hamwe b'abapasiteri mukunda kutubwira kenshi ko ubuyobozi bwose cyangwa abaperezida bose bashyirwaho n'Imana. Ni gute ushobora gusobanura ko umuntu ashobora gushyirwaho n'Imana ari umuperezida kandi adasenga akaba ari Imana yamushyizeho? Biroroshye ubundi kubera ko Imana ni umuntu. Nagira ngo Imana ikorana n'abasenga gusa. Oya, Imana ikorana n'abantu bose. Buri Imana reka nkoreshe amazina y'Imana. Imana ni Uwiteka Nyiringabo, niwe muyobozi mukuru uyobora ibintu byose hano kuri iyi si. Noneho igira ingabo, mu ngabo zayo habamo izera. Sinzi niba uri kumva iryo jambo nkoresheje. Habamo abatagatifu, abeza. Ariko ikagira n'ikindi gikundi cyangwa se ikindi kipe cyahariya hirya cy'abantu badakijijwe, nabo Imana irabakoresha. Urabyemera? Aba rero bo hirya ibakoresha gute? Ibakoresha iyo ishaka kugira ikintu ikora kigenda kitari bushobore gukoreshwa n'aba beza. Bariya babishobora kubakoresha. Niyo mpamvu rero Imana ishobora gushyiraho ababi n'abeza kubera impamvu runaka. Reka njye muri Bibiliya. Imana yavuze, yigeze ivuga ngo umugaragu wanjye Nebukadinezari. Nebukadinezari wamuzi ni umwami wayoboye Babuloni. Ariko Imana mu gihe cy'umuhanuzi Yeremiya rero ngo mfite umugaragu wanjye Nebukadinezari. Yari umugaragu wayo, ariko Nebukadinezari ni umupagani, yasengaga ibigirwamana. Ariko mu bantu b'abami yashyizeho yemeye ko bajyaho harimo Nebukadinezari. Kubera iyo mpamvu Nebukadinezari azakora ibyo abakiranutsi batagira gute batakora, kuko isi ari isi y'umwijima, ari isi y'ibyaha. Imana yari ifite abo bantu banyuranye, ifite abayobozi beza izakoresha ibyiza, ikagira n'ababi izakoresha ibibi, kuko isi iracyafite ibibi ariko banakorera n'Imana. Urugero, Apotre Yuda yakoze umurimo mwiza cyane, ariko mu maso y'abantu ni mubi, ko yishe Yesu, yagambaniye Yesu. Ariko mu by'ukuri niba hari umuntu ufite amanota, ahubwo buri ikintu kimbabaza kuri Yuda nuko yiyahuye. Yatiyahura abantu bari kuzamushima kuko Yesu yajeje gupfira bari mu isi. Noneho hari hakenewe uzamwicisha. Iyo Yuda rero yenda kari akantu gakina yarayiza akihana. Ndashaka kubabwira ko hari abantu bashobora gukora ibintu mu maso y'abantu bakabona ni bibi, ariko ku Mana bakaba basohoje umugambi wayo. Ntabwo abakorera Imana bose ari abana b'Imana. Iyo uri umwana w'Imana rero Imana igukoresha ibyiza, ukora ibyiza,
ubwo ahubwo niho nasubiza nerekeje aho ngaho. Ariko ushobora kuba uri umuntu ukora ibintu rusange. Waruvuze ku bayobozi yenda bari no ku isi nk'abo bose twagiye tuvuga bakora ibintu byiza, ariko bose si abana b'Imana. Bashobora kuba abakozi b'Imana nubwo nanone bamwe bashobora no gukorera Satani, ariko buriya abantu b'umwihariko navuga bakomeye bo badakora ibi n'abana b'Imana cyane. Buriya ugira ngo Yuda na Petero wari ufite ibyaha byinshi ninde? Petero yamurushaga ibyaha. Yenda Yuda yagiraga ibyaha bibiri bizwi, yagiraga yenda ni byinshi, ariko bibiri nibyo nshaka kuvuga. Icya mbere ni ukurya inote. Yarayaryaga. Yesu buri munsi yahoraga iyo babaga bari mu masengesho gatari muri kuyarya, murayarya. Noneho Yuda we yari yifitiye akantu ko kurya amafaranga, ko cyane ko mu ntumwa za Yesu Yuda niwe wari umunyamujyi kurusha abandi. Noneho rero icyo ni icyaha yagiraga cyo gukunda kurya amafaranga. Yakoraga umurimo muri ministeri ya Yesu. Hanyuma ikindi cyaha yagiraga ni icyaha cyo gukinira habiri, hanze no muri ministeri. Icyo rero ni icyaha cyari gikomeye cyo kujya kugambana, gukunda gukorana nabo hanze. Ariko tuvuze Petero niwe wagiye mu ruhame yihakana Yesu kumugaragaro, aravuga ko nta hamuzi. Icyo ntabwo ari icyaha cyoroshye muvu, icyaha gikomeye. Icya kabiri, Petero yatemye abantu. Nta hantu wabona Yuda yatemye umuntu, yirira amafaranga ariko ntatemana. Ariko Petero aratema. Dushimiye Imana iduhaye umwanya wo kuboneka muri studio za Excellence TV. Ni muri ubwo buryo turi kumwe n'umushumba wacu dukunda kubana mu biganiro bitandukanye. Mushumba muri amahoro? Muraho neza mwese. Amakuru y'iminsi myinshi? Amakuru ni meza cyane, turashima Imana. Ntabwo twabaherukaga muri studio za Excellence, tugize umugisha wo kubana namwe. Mbere yuko dutangira ibiganiro, reka tubasabe mubanze musabire umugisha abantu bagiye gukurikirana ibi biganiro. Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, tugushimiye ko uri kumwe natwe ibihe byose, kandi tugushimiye ko abakurikira ijambo ryawe ubaganiriza, ukabafasha, ukabigisha mwami, ndetse natwe tukungukira imbere yawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha mushumba, gusabira umugisha abantu bakurikira Excellence TV. Muri amahoro se muri famille? Muri famille turi amahoro. Abana bakoze ibizamini, ubu twiteguye intsinzi ikomeye cyane. Mwiteguye intsinzi ikomeye cyane. Ariko ngira ngo amanota ntago arasohoka, ngira ngo n'amatariki yo gutangira y'abanyeshuri ntago barayatangaza. Cyane, yego. Ariko twizere ko bizagenda neza. Bizagenda neza iyo dukorera Imana neza, n'ibindi byose bigenda neza. Ngira ngo abana bacu biri mu bintu dukora. Mbere na mbere tubanza gusengera imiryango, dusengera abana bacu, dusengera igihugu, dusengera itorero. Biri mu nshingano zacu nk'abakristo, kandi iyo dusenga cyane cyane duhera ku miryango yacu. Yego. Buriya ni Imana imaze kurema ibintu byose, yarabizi ko yaremye umuryango rero Imana iwuha agaciro cyane, kandi irawurinda, iwusukamo imigisha. Yego, Imana iwusukamo imigisha. Imana ikunda umuryango cyane. Imana ikunda umuryango. Ngira ngo urabizi ko Imana yakurikiranye umuryango cyane mu bintu Imana yaremye. Umuntu yaremye umuntu ari mu bintu yaremye, Imana ikamwishimira, ikavuga ngo umuntu agira ishusho isa n'iy'Imana. Cyane. Uko ni ukuri. Imana ikunda umuryango, Imana iba mu muryango. Umuryango ni ukuvuga umugabo n'umugore, iyo bahuje, basenga, babana n'Imana, Imana ihari, kandi n'abana nabo bakabyungukiramo. Iyo migisha ibageraho. Imana ikunda umuryango cyane, ariko na Satani akawanga cyane. Urabona ukuntu muri Edeni Satani yarwanyije umuntu Imana yaremye, igashaka kumukuraho ubwiza, igashaka kumukuraho kwagusa nayo, igashaka kugira ngo imwandagaze Satani. Bikababaza Imana cyane, ariko nubwo umuntu yacumuye Imana ikamwirukana muri Edeni,
ariko ngira ngo yakomeje kumukurikirana. uko ni ukuri. Ubundi Imana imaze kurema umuntu mu itangiriro igice cyaho cya mbere murongo 26 na 27, yaramuremye imurema mu ishusho yayo nk'uko bivuze, mu bice bibiri imuzana muri Edeni. Edeni ni ahantu h'umunezero, bivuze ahantu h'umunezero mwinshi. Yabaye inshingano zigera no kuri enye ndanavuga, nubwo hari n'izindi nyinshi. Icya mbere ni ukuyihimbaza no kuyiramya muri Edeni, bakagirana ubusabane kuko buri munsi yarazaga. Urumva ubundi Imana mu ijuru abamarayika bahora bayiramya, bayiririmbira, bacuranga, banezerewe, ariko ntijya inezezwa n'izo ndirimbo ziza z'abamarayika, ku buryo yaramanukaga igasiga igitaramo hariya mu ijuru, ikaza kwiyumvira ibiganiro by'umuntu yaremye. Ubwo rero Imana yari yamuhaye inshingano yo guhora ayiramya. Icya kabiri ni ukurinda Edeni, kuyirinda, kubera ko Edeni nubwo Imana yayihaye umuntu, ariko hanze ya Edeni hashobora guturuka ibitero. Ikindi ni gukorera Edeni. Ariko icyanyuma mu byo nateguye nabwira abadukurikiye ni ukubyara bakuzuza isi. Harimo ibintu bibiri: kubyara bisanzwe, ariko muri iki gihe cyacu harimo no kubwiriza ubutumwa bwiza, tukabyara abantu mu buryo bw'ivugabutumwa. Ibintu bine rero Satani rero byaramubabaje cyane. Araza arinjira, ntabwo bakoze inshingano zabo, arabasenya, abatandukanya n'Imana, abakorera ibintu bibi, barirukanwa bajya hanze ya Edeni. Ariko bagenda, hari ikintu cyanshimishije, bagiye Imana imaze kubaha isezerano ry'imbabazi. Imana yarabahannye ariko ibaha imbabazi. Mwebwe nubwo mugiye, ariko nzongera kubagirira neza. Mu yandi magambo, basohotse bava muri Edeni bafite ibyiringiro by'uko Imana izabagirira neza. Imana n'umubyeyi. Buri muntu ashobora kwisanga mu ngaruka, akaba yarahemukiye Imana, ariko Imana ikaza kumuhana, ariko igashyiramo n'akakibyeyi. Imana ikavuga iti wambabaje, ariko nubwo wambabaje ndacyagukunda. Ariko mushumba, iyo turebye ukuntu Imana yakunze umuntu cyane ikamukurikirana, tubona nyuma yo kwirukanwa muri Edeni, umuntu akava mu busabane n'Imana, ukuntu yabanaga n'Imana umunsi ku munsi, buri mugoroba Imana yamusuraga. Ngo nyuma yaraje kongera itekereza ku muntu n'ukuntu yari yamuremye imukunze, yohereza umwana wayo Kristo Yesu kugira ngo yongere gute acungure umuntu. Ni gute nanone wakongera guhuza ibyo bintu, ukuntu muri Edeni Imana yakunze umuntu ikamurema imwishimiye, ivuga ngo ase natwe, yagira ishusho nk'iyacu, ikajya imusura, ikagira gute. Ariko nubwo Imana yababaye kuko umuntu yari yacumuye, ntibirekera aho ngaho, ikazongera kugira ngo yongere kugirana ubusabane nayo, ikohereza umwana wayo Yesu Kristo. Urakoze cyane, ijambo uvuze rirakomeye, kandi niho agakiza, niho kagaragarira. Bibiliya iravuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 3:16, haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana yakunze umuntu cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Urumva, niba uko tubisomye, Bibiliya iravuga ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, hanyuma imushyira muri Edeni. Satani arinjira yica ishusho y'Imana, kuko Satani yanduje umuntu. Imana noneho yiyizira ubwayo kuza gusubiza umuntu, kumusubiza ya shusho. Niyo mpamvu Yesu yambaye umubiri w'umuntu, niyo mpamvu Yesu yambaye umubiri w'umuntu, ni ukugira ngo adusubize icyo Satani yatwambuye. Satani, icyaha, ndashaka kuvuga icyaha, kuko Satani niwe se w'ibibi. Ubundi icyaha gikomoka muri Satani. Satani niwe muremyi w'icyaha. Ku cyatangiriye muri icyaha, cyatangiriye mu ijuru, Satani akimanukana hano mu isi, hanyuma akinjiza muri Edeni, umuntu aragikora. Noneho icyaha, ubundi icyaha, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ni ugutakaza ubwiza bw'Imana, n'ibindi bibi byinshi cyane. Noneho rero Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, Imana kuko ari urukundo, iriyizira ubwayo
gusubiza umuntu ubwiza bw'Imana. Dusomye, reka dusome hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo waho yenda mpere kuwa 22 mwumve ikintu gikomeye cyane kivugwamo hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Umurongo wa 22 haravuga ngo nanjye mbahaye ubwiza wampaye. Urumva Imana yaremye umuntu mu bwiza, imureba mu ishusho yayo, ariko arayangiza kubera icyaha. Noneho Yesu aje gusubiza umuntu mu bwiza bw'Imana. Aravuze ngo nanjye mbahaye ubwiza wampaye. Yesu yaje kudusubiza mu bwiza bwa Data. Ikintu gikomeye. Niyo mpamvu muri Yesu, iyo uri muri Yesu neza, uba umeze nka Adamu muri Edeni atarayivamo. Yesu niyo mpamvu yitwa Adamu wa kabiri. Nuwaje gusana ibyashenywe, wazanye ubugingo. Adamu wa mbere yazanye urupfu, ariko we wa kabiri azana ubugingo. Hano muri iki gihugu higeze habaho ministeri ishinzwe gusana ibyangijwe n'intambara. Ngira ngo urayizi, yabayeho jenoside imaze guhagarikwa, bashyizeho ministeri ishinzwe gusana ibyangijwe n'intambara. Rero Yesu niwe waje uyoboye iyi ministeri ivuye mu ijuru. Ntabwo mvuga ingiye yabaye mu gihugu cy'u Rwanda kuko wayoboye turamuzi, ariko Yesu yaje gusana, yaje gusubiza umuntu mu byo Satani, mbega Satani yaramushenye, yashenye umuntu, hanyuma Yesu aza kumusana no kongera kumugira muzima, kumugira mushya. Nicyo kintu rero Imana igaragaza ko idukunda ku rwego rukomeye. Kandi ndashimira Imana ko Yesu umugambi wo kudusubiza mu bwiza bw'Imana yawugezeho. Amen. Umugambi wo kudusubiza mu bwiza bw'Imana yawugezeho. Uyu munsi twari turimo tuvuga cyane ku rukundo rw'Imana, urukundo rudasanzwe Imana yakunze umuntu. Urebye ukuntu yamuremye neza, ikamurema imukunze mwishimiye, ikamuremera ibyo kurya byiza, imbuto nziza, ikamuremera ahantu heza ho kuba, ariko umuntu akagumiza akagenda ayigomera. Ariko ntimureke ngo imuterere iyo ngiyo, nubwo yari yagomye, nubwo yari yamuretse, yamwirukanye muri Edeni, ariko ikomeza ikamukurikirana inyuma ya Edeni no ku isi kugeza n'uyu munsi. Ariko kubera iki ujya kubona ukabona abantu bakomeje guhemuka, abantu bakomeje kugira nabi? Ibyo ndimo ndabijyana ni nkuru imaze iminsi itrendinga cyane, ivugwa cyane, iyo umuyobozi wa Wagner ni umutwe w'abacanshuro wo mu Burusiya. Umuyobozi wabo witwa Prigozhin uherutse gupfa ahanutse mu ndege. Itangazamakuru ritandukanye rivuga ko ashobora kuba yararashwe, abandi bakavuga ko bese ntago abantu babihuriza, ariko abenshi bavuga ko ari bosi we ushobora kuba yaramwishe kubera kumwigomuraho. Mu bihe byashize yamwigumuyeho, ashaka gutera Moscow, kujya Moscow, agarukira mu nzira habayeho ubuhuza bwa perezida wa Belarus ari we Lukashenko, habaho ubuhuza, noneho icyo gikorwa cyo kwigumura kirahagarara. Ariko mu by'ukuri nubwo bavuga ko icyo gikorwa cyahagaze, habayeho ubwo buhuza bwa Belarus akamuhuza na shebuja Putin, ariko bavuga ko Putin nubwo ashobora kuba yaramubabariye, ariko yamubabariye ku mutima, imbabazi atazimuhaye. Inkuru zitandukanye zivuga ko ari we ushobora kuba yarategetse kugira ngo ahanurwe, niko twumva mu itangazamakuru, ahanurwe barase iriya ndege yari itwaye perezida w'umutwe wa Wagner ndetse n'umwungirije na komite hafi ya yose ya Wagner. Ni gute ubona abantu Imana iba yarabagiriye neza ikabakunda, ariko barangiza bagashinga nanone nk'imitwe nk'iriya yo kongera kujya kurwana no kwica bagenzi babo? Ibyo bintu ushobora kubihuza gute? Urukundo Imana idukunda, ariko twebwe abantu ntidukundane. Icyo navuga yenda ibintu bibiri. Icya mbere nuko urukundo Imana yakunze abantu. Urugero Imana yahaye umuntu, Imana nka boss mukuru, yenda bariko byita, cyangwa se nk'umuyobozi, noneho n'umuntu wateshutse, ko umuntu yarateshutse muri Edeni, ariko Imana ntabwo yaje ngo imwice, ahubwo yamugirira imbabazi. Nkeka ko
ab'isi ibi bintu byarabananiye ntabwo babishobora. Iyo umuntu ateshutse buriya ni gakeya umuntu wakoze ikosa rimeze kuriya bamubabarira. Nyamara twebwe twakoze iriruta ririya, twigometse ku mwami nyirisi n'ijuru waduhaye ibintu byose, uduha umwuka wo guhumeka, ariko ntabwo yigeze atureka. Ntekereza ko abantu bose bakwiye kwigira kuri uru rukundo Imana yakunze abantu. Buriya abantu bagiye bakundana urukundo nk'urw'Imana ikunda abantu, nta kibazo cyanabaho, kuko umuntu yajya akosa undi akamubabarira, hajya habaho imbabazi, kandi imbabazi iyo zihari abantu babana neza, haba amahoro. Noneho icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko urukundo Yesu yaje kwigisha isi n'uyu munsi ntabwo rwafashe. Icya kabiri rero uti kuki abantu bakunze guhora mu ntambara, kurwana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndagira ngo mbabwire ko Satani aracyahari. Satani niwe utera abari umwe kuba babiri, abantu ntibumvikane, bituruka ku mwuka wa Satani. Reka yenda narababwira kandi kantu kamwe. Uyu mwuka wo kwigomeka kusanga abantu barimo barasubiranamo, abayobozi barimo bafitanye ibibazo nabo bayoborwa bashaka guhitana abayobozi, ugasanga ni ibintu bimeze gutyo. Ni umwuka wa Satani. Ubundi uwatangije umwuka wo kwigumura, uwatangije wagi nayo mu ijuru ni Satani. niwe yoboye igikundi cy'abantu b'abarwanyi. Yenda mbivuge mu buryo bwacu twebwe dukoresha Bibiliya, ni igikundi cy'abigometse. Noneho rero Satani iyo aje hano kuri iyi si akorana n'abantu nyine, akorana n'iyo mitwe, arayikoresha kugira ngo abantu bakomeze bazanye, bicane, bapfe, bibe bibi, bibakavuyo. Ni ku isi imeze, buriya ni ku isi imeze, kandi Yesu azarenda agaruka ari uko ikimeze. N'abandi ntekereza ko buriya hazavuka n'abandi usange barapfuye kuriya, nabo ni uwo baciye muri humye bamwice. Ni ku isi imeze, sinzi, ni ikibazo gikomeye, ariko numva abantu bakwiriye kuba maso bakanasenga. Biranababaza guhora mu bintu nk'ibi ngibi by'intambara z'urudaca, biba bibabaje. Ariko se ni gute ujya kubona ukabona nk'umuntu nka Perezida Putin uvuga ngo arasenga, ni umu orthodox ukomeye, ubaha Imana, usenga Imana, noneho yarangiza agakora nk'uwo mutwe wo kujya kugira gute, wo kujya kurwana. Yarangiza umuntu akavuga ngo wenda amusabye imbabazi kuko yari yamwigumuyeho, yarangiza akamubeshya, akamubabariye kandi asenga, za mbabazi zikaba zitageze gute, zitari ku mutima kandi umuntu asenga. Icyo kintu umuntu ashobora kugisobanura gute? Ntabwo biri buze kunyorohera, ariko ndavuga uko mbyumva. Icya mbere ni uko simpamye neza niba koko uriya mugabo Prigozhin yego yarishwe na Putin. Birashoboka ko yenda atari ukuri, ariko kuba atababarira umuntu wamwigometseho ni umuntu. Niba koko yenda yaba ariwe, ni umuntu, ko buri umuntu ashobora kugira imbaraga cyangwa se akagira n'intege. Ubwo niba yenda ariwe wabikoze, nubwo yenda tutabizi, ashobora kuba yananiwe kwihanganira icyo uriya wahoze ari umusirikare we yakoze. Ikindi ukavuga uti se umukristo ko hasenga, ese koko kuki yakora ikintu nka kiriya? Buriya gusenga na Yesu ari hano kuri iyi si yajyaga abwira abantu kubabarirana, bikanga, abenshi byarabananiye. Buriya imbabazi ni ikintu gikomeye cyane. Hari igihe umuntu ushobora kumusaba imbabazi, ariko inzika cyangwa se erega burya hari n'umuntu usaba imbabazi ariko ukabona ntiyihane, akakubwira ati mbabarira, yenda kuko atageze ku ntego y'icyo yashakaga kugeraho, agahita arambura amaboko akavuga ati mbabarira ntabwo nzasubira. Ariko wanagenzura ukabona aracyafite ka gatima ko kugira gute, ko gukora ya mabi. Rero nk'umuyobozi buriya nawe aba afite umutima nama we, ushobora kuba yenda atayobowe n'umwuka wera, ariko yobowe n'ibitekerezo. Rega burya abantu bayoborwa
hari imyuka itatu iyobora abantu. Wa mbere ni umwuka wera. Iyo umuntu yayobowe n'umwuka wera akora neza, ibintu akoze rwose bishimwa n'Imana, bishimwa n'abantu, bishimwa ahantu hose. Kabiri ni umwuka w'umuntu bwe, umuntu agira umutima nama, yenda n'Imana itagize gute, itamubwiye ngo kora gutyo, ugasanga ubwe yifatiye icyemezo. Buriya abantu nabo bazi gufata ibyemezo kandi Imana ikabyemera. Ashobora rero gufata icyemezo akoresheje umutima nama we. Hari undi mwuka wa gatatu rero ukoresha abantu witwa umwuka wa Satani. Rero birashoboka ko yenda yakoresha umutima nama cyangwa se n'undi mwuka, ariko baza atari umwuka wera. Umwuka wera ntibakubwira ngo hano uri umuntu mu ndege umwice. Numva nka pasiteri, numva ntabyemera ko ari umwuka wera yaba yabikoze. Murakoze. Ntabwo ari umwuka wera waba yabikoze. Ariko hamwe b'abashumba, hamwe b'abapasiteri mukunda kutubwira kenshi ko ubuyobozi bwose cyangwa abaperezida bose bashyirwaho n'Imana. Ni gute ushobora gusobanura ko umuntu ashobora gushyirwaho n'Imana ari umuperezida kandi adasenga, akaba ari Imana yamushyizeho? Biroroshye. Ubundi kubera ko Imana ni umuntu, nagira ngo Imana ikorana n'abasenga gusa. Oya, Imana ikorana n'abantu bose. Muri Imana reka nkoreshe amazina y'Imana. Imana ni Uwiteka Nyiringabo, niwe muyobozi mukuru uyobora ibintu byose hano kuri iyi si. Noneho igira ingabo, mu ngabo zayo habamo izera. Sinzi niba uri kumva iryo jambo nkoresheje. Habamo abatagatifu, abeza. Ariko ikagira n'ikindi gikundi cyangwa se ikindi gikipe cyahariya hirya cy'abantu badakijijwe, nabo Imana irabakoresha. Urabyemera? Aba rero bo hirya ibakoresha gute? Ibakoresha iyo ishaka kugira ikintu ikora kigenda kitari bushobore gukoreshwa n'aba beza. Bariya babishobora kubakoresha. Niyo mpamvu rero Imana ishobora gushyiraho ababi n'abeza kubera impamvu runaka. Reka njye muri Bibiliya. Imana yavuze, yigeze ivuga ngo umugaragu wanjye Nebukadinezari. Nebukadinezari wamuzi ni umwami wayoboye Babuloni. Ariko Imana mu gihe cy'umuhanuzi Yeremiya iravuga ngo mfite umugaragu wanjye Nebukadinezari. Yari umugaragu wayo, ariko Nebukadinezari ni umupagani, yasengaga ibigirwamana. Ariko mu bantu b'abami yashyizeho, yemeye ko bajyaho, harimo Nebukadinezari. Kubera iyo mpamvu Nebukadinezari azakora ibyo abakiranutsi batagira gute, batakora. Kuko isi ari isi y'umwijima, ari isi y'ibyaha. Imana rero ifite abo bantu banyuranye. Ifite abayobozi beza izakoresha ibyiza, ikagira n'ababi izakoresha ibibi. Kuko isi iracyafite ibibi bikorwa. Kandi niba rero Imana igiye guhana ababi, izakoresha abaheze, ikoresha abeza se? Oya, umupagani akubita undi. Kandi iyo Imana yavuze iti yenda uyu nguyu iherezo rye rirarangiye, ugasanga yenda ikoresheje n'uwo nguwo twahoze tuvuga kugira ngo hano uwo muntu uyoboye abacanshuro ku isi. Birashoboka. Sinzi niba nsubije neza washakaga. Ntabwo uri kungezayo neza, kubera yuko hariho, ntekereza ko hari abantu bakorera Satani cyane, hakaba n'abakorera Imana cyane. Yego. Ariko ndi kumva usa nkaho uri kumbwira yuko abantu bakora ibibi bahemukira abandi nabo ari nkaho ari abakozi b'Imana. Kandi mutwigisha ko abantu bakora ibibi ni abakozi ba Satani, abakora ibyiza bakaba ari iki, ari abakozi b'Imana. Siko mutubwira mu rusengero? Hari n'abantu bakora ibintu bibi ariko banakorera n'Imana. Urugero, Apotre Yuda yakoze umurimo mwiza cyane, ariko mu maso y'abantu ni mubi. Ko yishe Yesu, yagambaniye Yesu. Ariko mu by'ukuri niba hari umuntu ufite amanota, ahubwo buri ikintu kimbabaza kuri Yuda nuko yiyahuye. Yatiyahura, abantu bari kuzamushima kuko Yesu yajeje gupfira bari mu isi. Noneho hari hakenewe uzamwicisha.
iyo Yuda rero yenda kariya kantu gakina yarayize akihana. Ndashaka kubabwira ko hari abantu bashobora gukora ibintu mu maso y'abantu bakabona ni bibi, ariko ku Mana bakaba basohoje umugambi wayo. Ariko dusobanurire neza nyine, ni ryari abantu baba ari abakozi b'Imana, ni ryari n'abantu baba ari abakozi ba Satani? Tuvane mu rujijo nk'umushumba. Ni ryari abantu baba ari abakozi b'Imana, ni ryari abantu baba ari n'abakozi ba Satani? Abantu baba abakozi b'Imana, ariko icyo bataba cyo nako no kuba abana b'Imana, kuko icyo kiratandukanye. Gukorera Imana ariko kuba umwana w'Imana byo ni ikindi. Ubwo ndashaka kubwira ko abantu ntabwo abakorera Imana bose ari abana b'Imana. Iyo uri umwana w'Imana rero Imana igukoresha ibyiza, ukora ibyiza. Ubwo niho nasubiza nerekeje aho ngaho. Ariko ushobora kuba uri umuntu ukora ibintu rusange. Waruvuze ku bayobozi yenda bari no ku isi, nk'abo bose twagiye tuvuga, bakora ibintu byiza, ariko bose si abana b'Imana. Bashobora kuba abakozi b'Imana, nubwo nanone bamwe bashobora no gukorera Satani. Ariko buriya abantu b'umwihariko navuga bakomeye bo badakora ibibi n'abana b'Imana. Kubura umwana w'Imana bitandukanye cyane no kubura umukozi w'Imana. Ushobora kubura umukozi w'Imana kandi uri umwana w'Imana, cyangwa se ukabura umukozi w'Imana utari umwana w'Imana. Umukozi w'Imana n'umwana w'Imana ntabwo ndi kubisobanukirwa neza. Umwana w'Imana n'umuntu wizeye Yesu Kristo. Bibiliya iravuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 1:12, haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyaye n'ubushake bw'umugabo cyangwa n'ubushake bw'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Abo rero nabizeye Yesu Kristo. Twatagiye tuvuga ni abantu bakiriye Yesu waje kubasubiza mu bwiza bw'Imana. Abo ni abana b'Imana. Abakozi b'Imana rero ni icyiciro cy'abariya bose Imana ishobora kubakoresha. Nkuko no mu bana b'Imana havamo abakozi b'Imana, kuko umwana akorera umubyeyi, yego. Ariko rero mu kindi cyiciro kindi gisigaye hashobora kuvamo abakozi b'Imana nka Yuda. Yuda yabaye umukozi w'Imana, sinzi niba ubyemera. Yego, yabaye umukozi w'Imana, akora n'ibintu bibi cyane, ariko ku Mana byari byiza. Buriya Imana ifite ukuntu y'ibibara. Twebwe yenda byatugora kwibara, ariko burya Imana yo ifite ukuntu iba yabibaza. yaba umukozi w'Imana kandi yaragambaniye umwana wayo. None si kuko misiyo Yesu kwari ukudupfira, ninde bari gukora iriya misiyo? Imana yari ifite uburyo bwinshi ishobora gukoresha, ariko Yuda atagambanye ntabwo bishoboka. Byari no gushoboka yenda, ariko Yuda ko byanze bikuze hagombaga kuboneka umuntu uzagira gute uzabikora. Wabikoze ni Yuda rero. Gusa Yuda ikintu kibi yakoze ni ukwimanika. Iyo atimanika Imana yari kumugira imbabazi, yari kuzihana cyane. Buri ugira ngo Yuda na Petero wari ufite ibyaha byinshi ninde? Petero yamurushaga ibyaha. Yenda Yuda yagiraga ibyaha bibiri bizwi. Yagiraga yenda ni byinshi, ariko bibiri nibyo nshaka kuvuga. Icya mbere ni ukurya inote. Yarayaryaga. Yesu buri munsi yahoraga iyo babaga bari mu masengesho gatari muri kuyarya, murayarya. Noneho Yuda we yari yifitiye akantu ko kurya amafaranga, ko cyane ko mu ntumwa za Yesu Yuda niwe wari umunyamujyi kurusha abandi. Noneho rero icyo ni icyaha yagiraga cyo gukunda kurya amafaranga. Yakoraga umurimo muri ministeri ya Yesu. Hanyuma ikindi cyaha yagiraga ni icyaha cyo gukinira habiri, hanze no muri ministeri. Icyo rero ni icyaha cyari gikomeye cyo kujya kugambana, gukunda gukorana nabo hanze. Ariko tuvuze Petero niwe wagiye mu ruhame yihakana Yesu ku mugaragaro, aravuga ko nta bamuzi. Icyo ntabwo ari icyaha cyoroshye muvu, icyaha gikomeye. Icya kabiri, Petero yatemye abantu. Nta hantu wabona Yuda yatemye umuntu. Yirira amafaranga ariko ntatemana. Ariko Petero aratema umwero. Twatangiye tuvuga ku rukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana, urukundo Imana yadukunze, rugakomeza rukagera ku gihe yatanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo aze gupfira abantu, aze gupfira abari mwese. Ariko twajya kureba tugasanga abana b'abantu urwo rukundo ntarwo bafite. Ari ujya kubona ukabona abantu bagiye bakora iyo mitwe za Wagner n'indi mitwe itandukanye yo kugira ngo bice bagenzi babo cyangwa barwane na bagenzi babo.
ariko ugasanga uru rukundo Imana idukunda, urukundo Imana yadukunze idukurikirana, abantu ntabwo barufite, ahubwo barimo barashaka kurema ibintu byo kurimbura no kurangiza bagenzi babo. Ibi bintu turimo tujya ku mwanzuro, nihe nama ushobora kugira aba bantu barema iyi mitwe ikomeye yo guhangana, yo kurwana, ariko ntibashyiremo iki kintu cy'urukundo n'imbabazi Imana yadukunze? Inama twatanga, yenda twaha abantu batwumva, yenda n'abandi yenda bazabasha no kuzabasemurira, yenda birumvikana, ariko icyo twabwira abantu nuko bakwigira kuri Yesu. Yesu yaduhaye umuti, yatanze umuti ku isi, ariko abantu banga kuwunywa. Sinzi niba uri kunkurikira. Ndagukurikira. Yesu yatanze umuti ku isi, ariko abantu barawanga. Yaje kwigisha abantu ko bakwiriye kubana, kumererana, gukundana. Wari uzi ko ubu ngubu dukundanye, ahantu hari urukundo, ntawe ugirira nabi mugenzi we, nta ntambara, nta sasu, nta bwicanyi bwazongera kuba, kubera ko umuntu ukunze ntiwamugambanira, umuntu ukunze ntiwamwanga, umuntu ukunze ntiwamukorera ibintu bibi ibyo ari byo byose, ntabyo wakora ku muntu ukunze. Noneho rero ahantu hari, reba yenda dufate mu Rwanda cyangwa se muri kano karere, abantu bagakundana, urumva n'inzego z'umutekano baruhuka pe, abasirikare baryama bagasinzira, polisi na RIB baryama bagasinzira, no ku isi biriya bitwaro bya kirimbuzi, amafaranga bashora mu bibunda bya kirimbuzi, ahubwo bayashora izi ntambara turimo tubona zo muri Ukraine n'Uburusiya ngo bahanganye, abantu barimo gupfa, abantu bahangayitse, igihugu bashwanyaguje, habuze urukundo. Ariko nanone mbwira n'abihaye Imana n'abakozi b'Imana, twese dukwiriye kujyana ubu butumwa, ariko buhereye iwacu. Urukundo aho ruri, ibintu bigenda neza. Ahantu hari urukundo, za gereza ntabwo zakongera kubona abantu bazijyamo, kubera ko abantu benshi bajya gufungwa bitewe yenda n'ukuntu umuntu yenda habayeho ayo manyanga, umwe yamukiye undi, undi yababaje undi, abantu bajya. Ariko iyo urukundo ruhari, abantu babana nk'uko Yesu yabanaga n'abigishwa be. Uretse yenda Yuda wakunze ibintu kuruta ko yakunda Imana akazana nawe ibibi, ariko nagira ngo mbabwire ko urukundo ruhari, ibintu byose bigenda neza. Muri make aba bantu birwa barwanye, baba barimo barwana, baba ba Putin, baba ba Zelensky muri Ukraine, Putin na Zelensky barimo barwana, bafite urukundo rw'Imana, ntabwo izi ntambara twaba tuzibona. Babasomere aya magambo arimo hano muri Matayo 11:28, nuko no gukomeza ngo abarushye n'abaremereye bose basange Yesu abaruhure. Aravuga ngo munyigireho, bamwigireho. Aho umurongo ukurikira uravuga ngo munyigireho kuko ndumugwa neza. Nibigire kuri Yesu, nibigira kuri Yesu, abantu bose bakomeye ku isi, abihaye Imana, inzego zose bakigira kuri Yesu, urukundo yakundaga abisi, kubitangira, isi izagira amahoro menshi, kandi bananira aziyizira aje no kubibanira. Nabahaye urugero rurabananira, none nicyo kizanye, kandi ikintu kizamuza ni uguhana no guhemba abamwigiyeho bagakora nabo. Yego, ndumva inama zitanze mu buryo bwose bushoboka, kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Niba hari ikindi kintu wakongeraho kuri iki kiganiro dukoze, kugira ngo nsoreze ku murongo uboneka mu rwa mbere rwa Yohana, cyangwa se urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:16. Ubundi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 3:16, hari rya jambo nahoze mvuga kare twatangiriye, rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo nicyo Yesu yadukoreye, yaratwitangiye. Ariko hari ijambo ry'Imana ridutegeka twebwe abo Yesu yitangiye, dukwiye kwitwara gute. Mu rwandiko rero rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 3:16 haravuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe kidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Icyo nabwira abantu nuko dukora uko Yesu yatubwiye, twitangirane, witangira abantu bakunde, umuntu ye kwitangira
kugira abantu nabi. Icyo ngicyo rwose ni kibi. Urumva nabariya mu by'ukuri n'uriya mugabo twatangiriyeho kure mu mutwe w'abacanshuro bajya aho bati nyishyura ubundi nkwicira abantu. Ntabwo bikwiriye. Uru rugero ntabwo dukwiriye kurushima. Ntabwo mu by'ukuri bariya abantu ari abantu beza. Twebwe rero twitangira abantu ahubwo tutagamije kubica, ahubwo tugamije kubaha urukundo nk'urwo Yesu yatanze. Numva rero nama nabwira abakristo n'unyumva n'utwumva itangira abantu. Muri iyi minsi buriya dushobora kuba dufite abantu bameze nk'uriya muyobozi wa Wagner ushobora kwitanga agamije kugira abantu nabi gusa, agakoresha imbaraga zose, agakora amanama, agatekereza mbega imitsi karega, afite intego yo kurimbura abantu, yo kwica abantu. Mu by'ukuri uwo muntu abahabanye n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Biravuze ngo nk'uko Kristo yatanze ubugingo bwe akabutanga ku bwacu, natwe dutange ubugingo. Iyo bivuze ngo dutange ubuzima bwacu ku bwa bene data, nibwo tuzaba tubaye abana b'Imana, tuzaba twigiye kuri Yesu. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Twarimo tuganira, twavuze ku bintu bimwe na bimwe, uko mbyumva, uko tubyumva. Buriya nawe ufite uko ubyumva, wakwandika hariya, ukandika muri comment, ukavuga uti rwose ubutaha naka muzagashyiremo, ubutaha natwe duhere kuri comment zawe kugira ngo dusubize ibyo waba watwunganiyeho cyangwa se waduhayeho izindi nama. Imana iguhe umugisha, mukomeze mukurikire iyi channel, kandi natwe turabizeza kuzakomeza kubategura ijambo ry'Imana uko Imana izadushoboza. Imana ibahe umugisha. Hano kuri Excellence barabereka nomero za telefone, ariko nanjye izanjye ni 0783 968 22. Imana hano umugisha twese, murakoze. Dusenge. Birashoboka ko wumvise ugiye kwitanga Imana, ngiye gusengera Imana igushoboze. Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, turagushimira ko duhaye umugisha mwinshi, mwami, umugisha ukomeye, umugisha wo kumva ijambo ryawe. Turagushimira ko kandi nubwo ikibi kiri hano kuri iyi si, ariko nta jambo gifite, cyaratsinzwe kuko waranesheje. Umugisha rero umuntu wese, mwami, uri mu ruhande rwawe, kandi nuri mu kibi umugenderere, umukureyo kugira ngo agendere muri wowe. Tugambaje mu izina rya Yesu. Amen.